Ese uwo muntu iyo agaragaje agahinda igihe muri kuganira bishatse kuba byavuga iki? Naho se iyo arimo kubwira amagambo ateye ubwoba byo bisobanuye iki? Ikindi kandi se kinakomeye cyane, iyo akubwiye ko ashaka yuko mujyana mukaba musoje nko kuganira akakubwira ati njyewe ndifuza yuko twajyana, kandi ubona ko ari umuntu wapfuye cyangwa se ubizi ko ari umuntu wapfuye kera cyane, akagusaba yuko mwajyana. Ese aha ngaha wakora iki? None se bisobanuye iki? Nimba wifuje kubimenya, kanda subscribe, kore share ndetse na like and comment, ubundi musobanurire akantu kandi kuko turi kumwe n'umuntu wapfuye kera mu buryo bw'umwuka, aho birushaho gukomera cyane. Iyo urose uri kumwe n'umuntu wapfuye bishobora kuba byavuga cyangwa se bishushanya ko ushobora kuba uri nko kwibuka uwo muntu, wenda akaba ari nk'umuntu wigeze kuba yagira ibyo agufasha runaka, cyangwa se ugasanga ni nk'umuntu mwari inshuti magara, cyangwa nanone ugasanga hari undi mubano cyangwa se hari andi mateka yihariye wigeze kuba wagirana n'uwo muntu. Aha ngaha tugeze nshobora kuba nagenda nguhereza n'ingero zigiye zitandukanye kugira ngo ubashe kugenda umenya cyangwa se wumva ubusobanuro bw'izi nzozi zo kurota umuntu wapfuye kera, wowe ukarota mugenda muganira gake gake. Ubwo rero hano nk'urugero nahita nguhereza rwihuse cyane, nyemerera turebere hamwe icyo uba ugomba gukora nyuma yo kurota izi nzozi. Nanjye ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Uyu munsi tugiye kuba twavuga ku nzozi abantu benshi bakunda kugenda barota ariko ntibasobanukirwe ngo bishatse kuba byavuga iki. Dore ko ari inzozi ziteye ubwoba cyangwa se inzozi zikunda kuba zatera ubwoba umuntu wese ubashije kuba yagenda azirota. Wakwibaza ngo ese izo nzozi ni izihe? Natinze reka mubwire izo arizo. Izo nzozi ni ukurota uri kumwe n'umuntu wapfuye cyangwa se umuntu witabye Imana, mu yandi magambo umuntu utakiriho, wowe ukarota muri kumwe. Rero iyo muganira neza cyane ubona nyine mwahuje urugwiro, hari icyo bishatse kuba byasobanura, ndetse niyo ubona musa nko muri gutongana nabwo bifitemo ubundi butumwa. Muri make buri kimwe cyose kibera muri izi nzozi kiba gifite ubutumwa buba bukugenewe. Rero ni byiza ko ugomba kuba wagenda ubimenya. Kugira ngo ugende umenya byinshi bitandukanye kuri izi nzozi, rero icyo usabwa ni kimwe, ni ukuba wakanda subscribe, ugakora no kunzogera kugira ngo ujye ubona n'ibindi biganiro byacu, kandi wibuke kuba washaringa cyangwa se wasangiza ino video abandi bagiye batandukanye kugira ngo nabo babashe kuba bagenda basobanukirwa izi nzozi zo kurota umuntu wapfuye cyangwa se kurota umuntu utakiriho. Reka turebere hamwe ibisobanuro by'izi nzozi mu buzima busanzwe. Iyo urose uri kumwe n'umuntu wapfuye bishobora kuba byavuga cyangwa se bishushanya ko ushobora kuba uri nko kwibuka uwo muntu, wenda akaba ari nk'umuntu wigeze kuba yagira ibyo agufasha runaka, cyangwa se ugasanga ni nk'umuntu mwari inshuti magara, cyangwa nanone ugasanga hari undi mubano cyangwa se hari andi mateka yihariye wigeze kuba wagirana n'uwo muntu. Nanone kandi izi nzozi zishobora kuba zirimo zivuga yuko uri kubura umuntu ugisha inama. Hari n'igihe ushobora kuba uri mu bibazo byinshi cyane, umutwe wuzuye ibitekerezo, noneho umutima wawe ugasubira ku muntu wajyaga aguhumuriza, muba mutakiri kumwe cyangwa se uwo muntu akaba atagihari, bikarangira umutima wawe umugarutseho cyangwa se umwibutse. Ubwo rero hano nk'urugero nahita nguhereza rwihuse cyane. Akenshi nk'umuntu wabuze ababyeyi cyangwa se wabuze umubyeyi, iyo ari mu bibazo bikomeye cyane haba iby'umuryango cyangwa se mu buzima busanzwe, ashobora kuba yagenda yibuka abo babyeyi cyangwa se yakibuka uwo mubyeyi. Ubwo bukaba ari uburyo bumwe mu buryo bushobora kuba bwatuma izi nzozi zikwigaragariza igihe urimo kurota. Ni ukuvuga ngo rero izi nzozi zishobora kuba zaza mu buryo bwinshi bugiye butandukanye kabisa, ukisanga warose izi inzozi. Ubwo rero kabisa ahangaha tugenda dusobanura inzozi mugenda murota. Niba nawe ujya urota inzozi ukifuza kuba wamenya igisobanuro cyazo, ni byiza ko wanyandikira muri comment, ubundi nkaba nagenda ngufasha. Rero kandi nkomeza kugenda babwira ngo mukomeze kugenda musharinga cyangwa se musangiza izi video n'abandi bagiye batandukanye kugira ngo babashe kugenda bumva ubutumwa butandukanye buva mu nzozi barota, dore ko hari abantu benshi bakunda kugenda bapinga cyangwa se batemera inzozi zabo, ariko nyamara kenshi zikunda kuba zirimo ubutumwa bugiye butandukanye, kandi ni cyiza kuba wabumenya. Reka natwe dukomeze kugenda dusobanura izi nzozi zo kurota uri kumwe n'umuntu wapfuye kera cyane.
nk'uko tumaze rero kuba twarebera hamwe ibisobanuro mu buzima busanzwe, reka noneho turebe n'ibindi bisobanuro mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo buri spiritual meaning, turebe icyo biba bishatse kuba byasobanura cyangwa se biba bishatse kuba byavuga. Kuba turi kumwe n'umuntu wapfuye kera mu buryo bw'umwuka, aho birushaho gukomera cyane. Mu buryo bw'umwuka kurota umuntu wapfuye bishobora kuba ari ubutumwa yoherejwe kuba yakubwira cyangwa se yoherejwe kuza kukubwira. Bitewe n'uwo ari we, hari ubwo abaje kukubwira yuko ari hafi yawe mu buryo bw'umwuka. Ikindi kandi ashobora kuba aje kuba yakuburira cyangwa se kukugira inama cyangwa nanone kukwereka ko akurinda. Nk'uko nakomeje kugenda rero mbivuga kabisa, kurota umuntu wapfuye kera cyane ukarota murimo mugenda muganira, uko byagenda kose izi nzozi ntabwo zipfa kuza uko ziboneye. Kandi nagiye nkubwira ngo buri kimwe cyose muvuganye kiba gifite igisobanuro cyacyo. Ibyo mwavugana byose usanga hari igisobanuro cyangwa se hari ubutumwa buba burimo uba ukwiye kuba wagenda umenya. Ese uwo muntu iyo agaragaje agahinda igihe muri kuganira bishatse kuba byavuga iki? Naho se iyo arimo kubwira amagambo ateye ubwoba byo bisobanuye iki? Ikindi kandi se kinakomeye cyane, iyo akubwiye ko ashaka yuko mujyana, mukaba musoje nko kuganira akakubwira ati ngewe ndifuza yuko twajyana, kandi ubona ko ari umuntu wapfuye cyangwa se ubizi ko ari umuntu wapfuye kera cyane akagusaba yuko mwajyana, ese aha ngaha wakora iki? None se bisobanuye iki? Nimba wifuje kubimenya, kanda subscribe, kore share ndetse na like and comment, ubundi musobanurira akantu kandi kuri izi nzozi cyangwa se kuri bino bintu wibajije muri izi nzozi zo kurota umuntu wapfuye kera cyane. Ibi byose wumvise bifite igisubizo kitari kirekire cyane. Rero mu gihe urose izo nzozi cyangwa se urose uganira n'uwo muntu akubwira mu buryo bw'agahinda cyangwa se avuga amagambo ateye ubwoba cyangwa se akaba yagusaba yuko mwajyana, icyo ugomba gukora ni kimwe cyonyine gusa, ni ugusenga, kandi ugasenga uri seriye, ugasenga Imana ikarinda roho yawe, ndetse ugasaba Imana kuba yayobora inzira zawe zose. Kuri make ukegereza Imana, kuko urumva icyo bita imyuka mibi iba yarakugendereye rwose, birumvikana. Icyo wakora rwose ni ugushyira umwete mwinshi mu gusenga. Ikindi kandi hari abemera yuko iyo ukunda kurota umuntu wapfuye agahora agaruka cyane kenshi mu nzozi, ushobora kuba ukeneye kuba wasengerwa, kuko hari nk'igihe ufite ikintu cyasigaye kituzuye neza, cyane cyane niba uwo muntu agaragaza umubabaro cyangwa se akwigaragariza ubona atishimye. Nyemerera turebere hamwe icyo uba ugomba gukora nyuma yo kurota izi nzozi. Ikintu cya mbere, tekereza uburyo wiyumvaga igihe warotaga izo nzozi. Ese wari wishimye cyangwa wari ufite ubwoba? None se hari ubutumwa yakubwiye cyangwa se yaguhaye? Ibyo byose bifite igisobanuro gikomeye cyane. Senga usaba Imana kukurinda no kuyobora intambwe zawe. Ikindi kandi ukwiye kuba wamenya, ubusobanuro bw'inzozi si ibintu bihita bisobanuka rimwe, ariko Imana idusobanurira ibyo tuyisabye. Reka tujye ku kindi cya gatatu ushobora kuba wakora mu gihe urose izi nzozi. Niba izi nzozi uzirota kenshi cyane gashoboka, byaba byiza usanze cyangwa se wegereye umuntu usobanukiwe n'umwuka cyangwa se usobanukiwe iby'umwuka akaba yagufasha, cyangwa se ukaba wagana abanyamasengesho bakagusengera by'umwihariko. Nanone kandi kwibutsa yuko hari inzozi ziba ari impamo, kandi zikaba zahindura ubuzima bwawe iyo uzumvise neza cyane. Nibutsa ko ndi kugenda rero ngana ku musozo kabisa, nshimira buri umwe tuba twagiye tubana guhera ntangiye kugeza aha ngaha mba nsoreje. Niba warigeze kuba warota izi nzozi cyangwa se izindi bisa, ni byiza kunyandikira nkabasha kuba nagenda nkufasha. Jya muri comment umbwire, naho ngere kaduhura ubutaha. Ndabakunda cyane, hasta la vista.